Murakaza neza kuri Lega Stock aho tubagezaho inkuru zicukumbuye kandi zigezweho. Kora subscribe niba utarayikanda, like, share na comment. Uyu munsi rero tugiye kubabwira inkuru y'urukundo rwa Olga ndetse n'umusore ugiye kumubera umugabo. Uyu Olga ni umukobwa mwiza cyane, gusa yagize ikibazo akiri umwana ahura n'ibyago, buje imutwikana na matera, ariho yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, aho yagiye asererezwa akiri umwana aho yigaga ndetse n'ahantu hose yajyaga ajya kubera ibikomere yari afite mu maso, wabonaga biteye ubwoba akiri umwana. Gusa uko iminsi yagiye igenda, Olga yagiye yiyakira kandi ukabona ko akunze ubuzima. Ibyo byose yabifatanyaga no kubaha Imana ndetse no kubaha ababyeyi, ndetse atibagiwe ko Imana imufiteho umugambi nk'uko yabitangaje ku macana agiye atandukanye. Uyu Olga ntiyaheranwe n'agahinda, yaje gukomeza kwiga ndetse yararangije aragaraduwetinga ku manota meza cyane, ndetse byashimishije abantu benshi bagiye batandukanye bavuga ko ataheranwe n'agahinda. Ndetse nyuma y'ibyo ngibyo Olga yambitswe impeta n'umukunzi we, ndetse abantu benshi byarabatunguye ndetse biranabashimisha cyane, aho bamwe bavugaga ko batari bazi ko yashaka, cyane ko igikomere yagize mu maso cyamugizeho ingaruka zikomeye. Ntibiciye kabiri rero bagiye mu murenge ndetse ubona bambaye neza cyane, kandi ko bari bambaye ibereye ijisho. Olga n'umukunzi we barahiriye imbere y'abantu ndetse n'imbere y'amategeko ko batazatandukana, ndetse biyemeza kubana. Uyu munsi rero bagize ubukwe. Niba ubishimiye babwiye congratulation muri comment ndetse ukande subscribe.